kabiri gatatu. Haleluya. Amen. Tubakire mu izina rya nde. Amen. Iri teraniro ririmo korali ebyiri, korali Ruwanje bamaze kuturirimbira na korali Salemu. Reka mbase bahagurukira icyarimwe, hanyuma nabo baramutse itorero ry'Imana. Kabiri gatatu. Amen. Tubakire nabo mu izina rya nde. Amen. Kansabe abari muri komite mpuzabikorwa bari muri iteraniro bahaguruka mu myanya yabo nabo tubakire. Tubahe ikaze mu izina rya Yesu. Hari abari mu mirimo birumvikana, ariko abari hano murambura ibiganza byanyu mutere haleluya. Kabiri gatatu. Amen. Tubakire nabo mu izina rya nde. Abadiyakoni bahaguruke nabo tubakire. Abadiyakoni bahaguruke tubakire. Imana ibahe umugisha, mwakoze. Murambura ibiganza namwe mutere haleluya. Kabiri gatatu. Amen. Tubakire bose mu izina rya nde. Amen. Ndagira ngo twakire abayobozi bacu, turi kumwe na pasiteri wacu Edinasi, nahaguruka baramutse. Imana imuhe umugisha. Turi kumwe na mama Isuza nawe nabaramutse. Imana imuhe umugisha. Tubakire nabo mu izina rya nde. Amen. Imana ishimwe. Uyu munsi twagize umugisha ukomeye kuva mu gitondo wo kubana n'abashyitsi, kandi rwose twaguwe neza. Imana yanejeje imitima yacu. Ndagira ngo nsabe abashyitsi badasanzwe bateranira hano bari muri iteraniro bahaguruke tubakire, batavuye mu itorero ry'abatsinda bahaguruke tubakire. Bahaguruke tubakire abashyitsi, bahaguruke tubakire. Imana ibahe umugisha, mwakoze cyane. Reka mbasabe namwe mutere haleluya. Kabiri gatatu. Amen. Imana ibahe umugisha. Tubakire nabo mu izina rya nde. Amen. Imana ishimwe. Twabanye na korali Ijwi ry'Impanda guturuka mu itorero ry'abatsinda. Reka mbasabe bongere bahaguruke baramutse iri torero ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Mutere haleluya namwe. Kabiri gatatu. Mwongere kabiri gatatu. Amen. Imana ibahe umugisha. Tubakire mu izina rya nde. Amen. Turi kumwe n'abakozi b'Imana baje babaherekeje. Ndagira ngo n'ubundi tubakire mu izina rya Yesu. Turi kumwe n'umushumba Emmanuel watubereye umugisha cyane muri iteraniro rya mbere hamwe n'abaririmbyi. Reka musabe ahaguruke yegere hino abaramutse. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Amen. Imana ishimwe. Turi kumwe kandi n'umushumba Theophile, nubwo yahuye n'abavuye batsinda ariko ni umunyagasyata uba hanze y'agasyata, rero yaje kubaramutsa. Nawe nabaramutse mu izina rya Yesu. Bwana asifiwe. Imana ibahe umugisha. Turi kumwe n'abandi bakozi b'Imana, sinzi uko ndi bubivuge, ariko reka nsabe mwarimu regional haguruka. Uwo Imana yaramuhamagaye rwose, ndagira ngo azabaramutse. Na mwarimu Prudentiel na mwarimu Nyirambabazi batambuke baze hano imbere babaramutse mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Kristo Yesu izina rya Yesu. Imana. Amen. Imana ishimwe. Ndagira ngo n'ubundi nsabe Reverien ahaguruke abaramutse.
naza baramutse nawe ngwino baramutse. Uriya ni umukozi w'Imana Batsinda, ni umudiyakoni mwiza ukora imirimo izwi n'itazwi. Imana ibaho umugisha. Ukora imirimo izwi n'itazwi. Haleluya. Imana imuha umugisha rwose. Urya mbere ho nongeyeho ngo yashingiye abana batagira umubare kandi atabyaye. Batagira umubare kandi atagize ate? Atabyaye. Imana imuha umugisha. Ibyo umuntu akora nibyo azagira ate? Ibyo azahemberwa. Imana imuha umugisha. Navuze ngo ibisi nabivugire Batsinda ariko reka mbivugire hano. Kora imirimo izwi n'itazwi. Imana imuha umugisha. Imana imugirire neza kandi Imana ibane nawe. Ndagira ngo nsabe umuyobozi w'icyumba cyo kuwa gatanu nawe ahaguruke abaramutse. Twabanye no mu iteraniro rya mbere. Haleluya, haleluya. Imana imuha umugisha. Fideli nabaramutse. Ngwino nawe. Shalom, shalom. Nsabe na Justin nawe yegere hino, bose ndabazi nta kibazo. Yesu ashimwe. Tutarabakira tugiye kubakira hamwe. Nsabe n'abandi baherekeje korari ijwi ry'Imana bahaguruke. Ntabwo intebe hari imbere twari kuzibona. Hari abo twabanye mu iteraniro rya mbere, hari n'abaje mu iteraniro rya kabiri. Abaje mu rya kabiri bagira batya ndebe. Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha cyane. Ntabwo nzi ko nabivuga ariko namwe nimutere haleluya cyane. Kabiri gatatu. Imana ibaho umugisha. Ahari bose nari kubazana hano ariko ntibabona aho bahagarara. Tubakire bose mu izina rya nde. Amen. Musubire mujye kwicara abakozi b'Imana. Imana ibaho umugisha utagabanije. Ndagira ngo n'ubundi muri uyu mwanya munyemerere twese twakirane duhagurutse mu myanya yacu. Duhagurutse mu myanya yacu duhane ikaze mu nzu y'Imana. Reba mugenzi wawe utarahaguruka mubwire haguruka. Hari igihe batumva Ikinyarwanda ntabwo aba ari we rero abakeneye umusemuzi. Munyemerere duhe Imana amashyi iduhaye guteranira hamwe uyu munsi. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishyirwe hejuru. Mukomeze ayo mashyi n'ay'Imana muyahe Imana ntabwo ari ay'umuntu. Ayo mashyi n'ay'Imana si ay'umuntu. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Turambuye ibiganza byacu. Kabiri gatatu. Natwe turabishe. Amen. Imana ibaho umugisha. Korari Salemu begere hino baririmba indirimbo ebyiri. Bashobora kuhitamo ikorasi n'indirimbo cyangwa indirimbo ebyiri uko Yeah.
mukobwa nawe umubera Imana n'umubyeyi mu izina ryiza rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Yesu ashimwe. Nitwa Pastor Emmanuel Ndikubwimana kuva mu itorero rya Batsinda, kandi ufite na bene data twazanye nk'uko mwabibonye, nk'uko mwatwakiriye. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Dushima n'Imana kuba itorero ryayo, abantu b'Imana, abera bari mu isi bagifite guharangatana no gukomeza kujya mu ijuru. Imana ibahereze umugisha. Tunezerewe Imana mu mutima, yaduhaye kurama no kuramuka, umwuka ukaba ugica mu mazuru. Iyo ni fenomene Imana yashyizeho kugira ngo uyu mubiri ubashe gukora. Tubishimiye Imana rero. Umwanya dufite, reka dusome ijambo ry'Imana tuganire. Zaburi y'105 uhereye umurongo waho wa 12. Igitabo cya Zaburi 105 uhereye umurongo wa 12 haravuze ngo umubare wabo ukiri muke cyane, n'abari abashyitsi muri icyo gihugu bazerera amahanga ataramwe, bava mu bwami bajya mu bundi. Ntiyakundira umuntu uko abarenganya, yahaniye abami kubagirira nabi, ati ntimukore kubona asize, ntimugire icyo mutwara abahanuzi banjye. Ahamagara inzara ngo itere mu gihugu, avuna inkoni yose bishingikirije, niyo mutsima wabo. Atuma umugabo wo kubabanziriza, ni Yosefu waguriwe kuba imbata. Bababarisha ibirenge bye iminyururu, bamushyiraho ibyuma, kugeza aho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye, isezerano rye ryaramugeragezaga. Amen. Nushaka uca akarongo kuri uyu murongo wa nyuma wa 19 kugeza igihe ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye, isezerano rye ryaramugeragezaga. Mu iteraniro ritambutse mu kanya twaganiriye ijambo rivuga ngo intwaro ihishe inyuma y'izindi, Abefeso 6. hanyuma ijambo ryo gutwara intwaro zose z'Imana. Mwaho ngaho Bibiliya ivugamo intwaro 6, uhereye ku gukenyera ukuri, ukagira icyuma gikingira igituza, ukagira ingofero, ukagira ubutumwa bwiza. Ariko intwaro ya 6 iheruka ni intwaro yitwa gusengesha umwuka iteka, kandi mu buryo bwose bwo gusenga. Nubundi ntabwo turi kure y'iri jambo, ariko ndagira ngo tuvuge kuri strategy cyangwa uburyo bwo kurwana urugamba hakoreshejwe intwaro yitwa gukiranuka. Kurwana urugamba hakoreshejwe intwaro yitwa gukiranuka, kandi ibyo nibyo bibasha kuvamo kurinda amasezerano. Umuntu wese wateguye intambara, wakoze pula y'urugamba, agomba no gushyiraho strategy zizatuma utsinda iyo ntambara. Imana ihagurukije Yosuwa nawe ko nabanaga na Mose, ako kari gahagije, kari gakubiyemo ibigomba kuba. Hanyuma atangira urugamba cyo, ariko mu gihe yarwanaga
agira ingorane, aravuga ngo ubundi intwaro ziramutse zidushiranye izindi zavahe? Hanyuma se niturwana nabo ni iki kizatwemeza yuko dukwiriye kubatsinda? Umuntu wese uri mu ntambara akwiriye kwibaza uburyo bwose buzakora kugira ngo ayitsinde. Ikibazo abarokore dufite, hari igihe abantu bibeshya ko bagezeyo, umuntu akabyina ko yanesheje kandi akiri ku rugamba. Bibiliya ivuze uyu mugabo witwa Yosefu, ivuga Abisirayeli, iravuga ngo umubare wabo ukiri mukeya, bagenda bagwira. Birumvikana bijya gutangira kwa Yakobo, ariko reka ntinde kuri Yosefu. Yosefu uyu ni inzozi zonyine gusa, inzozi buzozi zidafite ikindi kintu nizo yarose. Arazirotora, bene zumva bumva ikizavamo, bamenya icyo zihatse. Arangije umuntu wese wicaye hano uzi ko Imana ivuga, akaba afite isezerano, iryo sezerano urihawe ritangiye, menya yuko ritangiranye n'urugamba. Cyakagombye ubundi kuba kinakubera igihamya cy'uko ari rizima. Nta sezerano na rimwe rihari rishobora kuba rihagurukijwe ridahagurukanye n'urugamba rwaryo, ntigishoboka. Iri sezerano byari bihagije kugira ngo urugamba rutangire. Iyi mikoro ntabwo iri kungendekera neza. Kugira ngo umuntu abashe kugera kure, kugira ngo umuntu abashe kugera kure kandi abashe kunesha urugamba akoresheje iyi ntwaro yitwa gukiranuka, usabwe kwambara amakanzu 5. Angahe? Reka mvuga aho abarokore batsindirwa. Hari igihe umuntu yambara imwe gusa akibeshya ko yagezeyo. Uyu muhungu witwa Yosefu amaze kurotora inzozi, yari yambaye ikanzu y'umweru yambitse Yakobo yera, nta kizinga kirimo, nta tashi. Amaze kurotora izo nzozi, bene se bamaze kumenya izo arizo, umusaza aramufata aramubwira ati gemurira bene so aho baragiye. Agitunguka baramumenya bati nguwo karosi yaje, duhimba uburyo, tumihimba amayeri, tumenye uko dukwiriye guhita tumufata byanze bikunze, kuko igihishemo nuko yazatuyobora. Bagiye kurwana n'isezerano. Aracyari muri ya kanzu ya mbere, baramufashe, barayifindira, barayitabura, bayimenamwe amaraso, nguko uko abantu bameze. Nuko barayifata, bayitamwe amaraso y'ihene, barangije barayifata nk'ikimenyetso cy'uko umwana yariwe n'inyamaswa. Ise ajya mu kiriyo, kandi ikiriyo gishingiye ku ntumbi y'ihene, kuko isezerano ryo riracyahari, riracyari kumwe na nyiraryo, kubera yuko agihagaze mu mujyi wo gukiranuka. Mana ishimwe. Ariko ryahise rinamwambika ikanzu ya kabiri yitwa ikanzu y'ubunyage. Uzihangane, igihe cyose Imana izakubwira ngo ugiye kurya, nuko ubanza gusonza, uhita wambara iyo kanzu yitwa gusonza. Imana nikubwira ngo izakwambika, iryo ni isezerano, ihangane ubanze wambara ikanzu yitwa kwambara ubusa. Iyo kanzu niyo yamushaza kwa Potifari, ipoteza mu bunyage, eze bati n'ubundi ntiwakomeza kwambara iyo kanzu, shyiramo ikanzu y'ububoyi. Iyo ni iya gatatu.
hari igihe umuntu akubwira ngo byarananiye kubera ko afite aho yatsindiwe. Birashoboka ko yatsindiwe ku ikanzu ya kabiri, birashoboka ku ya gatatu ataharenze. Arabikora akora iyo mirimo y'ikiboyi igenda neza, niko nyirabuja amwitegereza, biza kuzavamo kumwifuza. Iyi ntwaro yitwa gukiranuka hari ukuntu umuntu ayifata akayikoresha. Imana idufashe. Buriya ushaka kumenya igipimo cy'ubukirisi abantu bafite, ushobora gukinga indi miryango yose, ugakingura hariya muri kariya gakorodoro ukarambikamo miliyoni 15 ukavuga mutambuke mujye muca hariya. Uwayahasanga akakubwira ati ntoya amafaranga, umwuka yaba akimurima ari mwinshi. Hari uwayasanga agapfunya kareba naho ashyira no mu masogisi no mu nkweto hose, baza kurangisha akavuga ati nukuri twese nta wigeze ayabona. Ariko agaciro ko kurwana intambara ukoresheje iyi ntwaro yo gukiranuka nuko bigushorera bikakugeza ku isezerano. Aravuga ngo kugenda kugeza igihe ryasohoreye byaramugeragezaga. Hari igikombe kiri hagati y'isezerano no ryo, benshi bakiguyemo, benshi icyo gikombe cyarabahitanye. Ahavuye umugore aravuga ati byazumvikana bite, byazavugwa hehe ko nifuje umuboyi yarangiza ntananyemere, ahubwo abihindura amarira ko ashakaga kumufata. Ndagira ngo twe kubyumva nk'ibintu byoroshye. Uramutse watinyutse gufata ku ngufu umuyobozi w'umugore w'isibo, umuyobozi w'isibo, byaba bingana no kuba watinyutse uwamuhaye ubwo buyobozi. Ntabwo mvuze gitifu w'akagari kuko arakomeye cyane, simvuze noneho zamukugera ibwami. Urumva uko kiremereye? Ubwo buremere nibwo bwahise bufata Yosefu buhita bumutwara muri gereza, kandi aho ngaho yagiye nta myaka atiwe. Iyo ni ikanzu ya 4, kandi wowe nturambara, warangiza ukiri gusakuza ngo ibintu ngo birakomeye. Oya, anuka ngiyo Zozi abwira abahungu hereza, ariko areba nk'umwe aramubwira ati rero mutwe bawuci. Uwo yahanuriye akamubwira guhereza asohoye, ari Imana iteza n'ikibazo gituma byanze bikunze Yosefu ryasezerano rizasohora. Ubwo ari ku ikanzu ya 4. Umwami arose inzozi, izo nzozi z'ibisobanuro, aravuga ati ubwo mu banyabwenge bose nta n'umwe reka byanze abantu bose batagifite bici. Ariko wa wundi wafunganywe fashyira hejuru aravuga ati umva mwami Nyagasani, hari umuhungu w'umunyagano uri muri gereza, kandi natwe turi hano tuhabeshejwe n'ibyo yaduhanuriye, tuhabeshejwe no gusobanura inzozi kwe. None ihangane tumuzane, yashobora kubisobanura. Nguko ko yavuyemo, arasohoka. Birazwi ntabwo umuntu yajya imbere y'umwami yambaye umwambaro wa gereza. Abiru bakwiriye kuba bagira ahantu bamunyuza
baramutunganya baramwogosha mwambika umwambaro ukwiriye ubereye wo kujya guhagarara imbere y'ibwami. Ageze yasobanura inzozi, hanyuma umwami aramubaza ati harya ni wowe ndi? Ni njye Yosefu. Hanyuma se byagenze bite? Ariko ayo mateka nabaretse, ukwiriye kuba ari wowe ubigikomangoma kandi ukwiriye kuba ari wowe unyongereza. Mana ishimwe cyane. Ndagira ngo kuri iyi ntwaro yitwa gukiranuka, nushaka uko umuntu ari umukiranutsi, ntukamurebe mu bintu adafite, ubwo uzamurebere mu gushobora kurinda ibyo ngibyo adafite. Ntabwo munyumvise? Nushaka kumenya ko umuntu ari umukiranutsi, mubitsa amafaranga akennye, genzura ashobore kuyakontorora, he kuvamo na rimwe. Naho ubukiranutsi bushingiye. Iyi ntwaro ikora cyane mu rugamba rw'ibituzengurutse. Ntwaro twavuze mu iteraniro rya mbere yitwa amasengesho cyangwa gusengesha umwuka iteka, ni imwe mu ntwaro yarwanye ahantu hose hakomeye. Bageze i Yeriko, uyu mugabo witwa Yosuwa yibazaga intwaro ishobora kuzakora, akibaza intwaro ishobora kuzarwana ku buryo yahirika inkike z'i Yeriko. Amacu ntabwo inkike mwambi bakarasa epeseri Yeriko. Asa kibazo, asanga birakomeye. Imana ishimwe, kuko haro twasomye, subira mu Efeso 6, intwaro ya 5 yitwa gusa. Gusenga birakora. Umugabo umwe witwa Mumurikire, ntabwo ari ikibazo cyane ko ntanazireka kuko ijwi ryanjye ndabisigaye. Mugabo umwe Imana yaramufashe amutoranya, mugabo witwa Gideyoni, Imana imaze kumutoranya, nta yindi Imana yahamukuye ku rugamba agiye kurwana, ubabure kutabanza guhabwa amabwiriza. Kosa abakora bakora ni ukurwana urugamba bishoyemo, kandi urwo rugamba bakarurwana nta mabwiriza, nta sitarateji y'intambara. Iyo ni ikosa rikomeye. Wihangane uzaba ku rugamba kuko nta mpamvu ufite. Hari aho gukiranuka kurwana, hari aho kwizera kurwana, hari aho kwihangana kurwana, hari aho gutegereza kurwana. Ntabwo intwaro yose arangije aravuga ati ubundi bizagenda gute? Urugamba rw'Abamidiyani ko rwamaze igihe kirekire
gukiranuka, intwaro ya kabiri yitwa gusenga, intwaro ya gatatu yitwa kwihangana. Nicyo abantu bavuze muri iyi minsi. Hari umuntu urwana akava muri 80 arwana akaza akaba yavuye muri korona ntabwo yaharenze. Hari igihe urwana urugamba uzamusoza ejo umwanzi akakurasa none, ariko umuntu wese ukiri kuri urugamba, ukiri muri urugendo, akwiriye kuba afite amakuru yabaye. Igihe cyose urwana udafite amakuru, urwana nabi, urwana amacuri. Urugamba rw'Abafilisitiya rwamaze igihe kirekire, kandi byasabaga guhindura uburyo bw'imirwanire, bashyiraho sisiteme y'indake. Utagira ngo wenda bijugumu, bashyiraho sisiteme y'indake. Baravuga bati nta kindi turi gukora, Abafilisitiya bafite imbaraga, bafite ukuntu batubasaho bakatwica vuba tugapfa twese, hagasigara umubare muke. None dushyiraho sisiteme y'indake, barasa bakajya mu ndake, bakajya mu ndake. Ariko noneho baza kugira ingorane kuko bari bafite igihanda cyitwa Goliyati, kandi kibasha kwica Abisirayeli benshi. Haza umuntu rero ufite intwaro yitwa intwaro yo gusengesha umwuka. Ubundi umupanzi w'urugamba ntiyakora ikosa ngo abe atazi ko abasirikare babo. Kimwe mu bintu bikomeye, uru rugamba turiho, umuyobozi uruyoboye ni Kristo, niwe mugabo. Iyo arupanga, icyo akora ni ukumenya uwarwana ahakomeye, uwarwanisha utugunda dutoya, uwarwanisha intwaro nini, abo bose arabazi. Uru rugamba rwari rwarananiranye, kurwana ijuru riranzura riravuga ngo wowe utwaye intwaro ya gatandatu ugenda jya mu rugamba. Ntabwo ndi buze gutinda kuri Dawidi, ariko ahageze nta nubwo ari nacyo cyari cyamuzanye. Ise yaramwohereje aramubwira ati jya ku rugamba, jyana amasoro y'amavuta, utware n'ingano zikaranze, kandi ntukore ikosa ryo kuba byose wagenda ngo ubihereze abasirikare, ahubwo ingano uzihereze bakuru bawe, ariko amavuta uyahereze umugaba w'urugamba, kuko niwe ukwiriye kuyabika, akamenya uko ayajera, akamenya uko yomora abakomeretse, akamenya uko bavura, kuko niko gaciro k'amavuta. Arangije ariko agira ingorane zo guhita asanga Umufilisitiya yivovota. Bati ariko se mu ntwaro zose mufite habuze yamwica? Buriya impamvu urugamba rumara igihe kirekire ni uko urwanisha intwaro zidakwiriye. Hari izo ushyiramo zidakwiriye kurwana aho ngaho, hari n'urwo urwana ugasanga uri kurwanisha izo udafite. Iminsi bari bamaze avuga bakajya mu ndake, hari intwaro bari badafite ya gatandatu yitwa gusengesha umwuka, kandi mu buryo bwose bwo gusenga. Muri kwirata ngo mwarasenze, se mwarasenze byarashize se? Biracyakomeje. Niryo tangazo rihari. Umuntu wumva yarasenze akagera kure, nta kure wageze. We kuko yarazanye intwaro ya gatandatu aba ari yahishura. Arangije aravuga ati ariko ubundi ni muntu ki? Baramumubwira, avuga ati ariko se ubundi uwo yarakebwe asanga wapi? Bagira umwanya wo kwivuga, nawe arivuga. Arangije aravuga ati namwica. Ibindi byakurikiyeho ntimubimbaze, murabizi. Dukeneye kuba duhagarara neza mu rugamba tukanesha. Uzumva hari abantu batsinzwe bikabananira, bagasigara bavuga ngo erega ngo buriya ngo ni ugukabya, ngo ni ukuri, ngo ntiwakiranuka ngo muri byose, ngo ntiwakiranuka muri byose. Uwo ni uwaguye, jya witandukanya nawe. Cyangwa akakubwira ngo yewe ngo erega ngo buriya ngo muri ADPR ngo abarokore ngo ubona ngo ari nk'abandi bose. Kubera iki? Kuko byaramunaniye. Ariko haracyarimwe abantu b'Imana, haracyarimwe abantu basenga, haracyarimwe abakiranutsi. Nagiye guhugura urubyiruko
ndi Rwamagana nicaranye nabo ndabahugura, noneho mbabwira ko bakwiriye kurinda ubwari n'ubusore bwabo. Icyantangaje, hari imvugo ziri mu rubyiruko zivuga ngo uwaba akiri isugi, ngo keretse ngo nibe ngo iwabo ngo baroga, ngo imvugo zizanwa n'abadayimoni. Ukumva n'abantu bakuru bagenda babivuga ngo aho ibihe bigeze ngo ntibya, keretse wowe waguye. Ariko hari abandi bakirinze ubukristo, hari abandi bakirinze ubwari, hari abandi bakirinze ubugabo bwabo, hari abandi bagihagaze neza bari kujya mu ijuru. Wibeshya yuko abantu baguye, wibeshya ko abarokore bashize barahari. Ni wowe ukwiriye kumenya uko ukizwa, ahubwo wowe waguye mu gikombe. Ndagira ngo dusenge Imana. Mu kigeragezo cyawe, mu isezerano, warwanye ute? Wanesheje urugamba gute? Birashoboka ko wagerageje gukiranuka, birashoboka ko wambaye ukagenda ukagera ku ikanzu ya gatatu kagarukiraho, ariko ni ngombwa ko wagombaga gutera intambwe zose ko ari 5. Niba hariho ikintu kinaniye abarokore b'iyi minsi, ni ikintu cyitwa gutegereza. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo abantu benshi bananiwe gutegereza, none bakanguza ibimenyetso. Aburahamu yari yihanganye kuva saa 3, saa 4, saa 6, saa 9, bigeze saa 11 biranga ibitotsi biramufata. Dufite abantu bamaze gufatwa n'ibitotsi, uramwakura ukamubwira uti ariko bimeze bite? ngo yingwa, ariko ngo ndacyarimo, ngo ndacyasenga, ngo rwose, kandi ni ukubeshya. Bitotsi byaramufashe, ntazi biri kuba, ntazi aho ibihe bigeze. Uramubaza uta amakuru yawe, ngo ni ukuri ngo byacitse. Ngo ariko se ngo uherutse amakuru y'ibishyimbo, uzi ko ikiro kigeze ku 1000. We nta makuru afite yuko bigiye gukomeza kuzamuka, kandi nubwo byazamuka umukiranutsi azakomeza kubirya. Ayo makuru ntayo afite. Tayo naho esanse akikuba 2 umukiranutsi azabaho. Ayo makuru ntayo afite. Niyo mpamvu umupanzi w'urugamba ntiyakora ikosa ngo ategure urugamba rutagira amakuru. Ndi imbere y'Imana, uzaperereze usome Bibiliya kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe. Abantu bose Imana yahamagariye kurwana, ikabaha inshingano zo kuyobora urugamba, icyo yababanje ni amakuru, kandi babwira uko bazarutsinda. Yosuwa yaramanutse ajya mu rugerero, aravuga ati ko nkubonye nkabona uri umugabo muremure, nkabona uri w'ibigango, bimeze biti? Uri umubisha cyangwa uri wo mu bacu? Aravuga ati nje nonaha nje kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Ati komera turujyane noneho turutsinde. Bararwana uwo munsi baranesha. Imana ishimwe. Kambabwira ikintu gikomeye, umuntu wese wiyemeza guhagarara akarwana, akarwanira gukiranuka, akarwanisha ishyaka ry'Imana, Imana iramushyigikira. Abagabo 2 Bibiliya bonyine nibivuga bashoboye kurwana, kandi uko kurwana Imana ibemerera guhagarika isi. Ibi bintu ngiye kuvuga birakomeye. Yosuwa arwana, noneho mu gihe barwanaga umunsi wije babona hari ibibazo, umubisha ari buze kubakubirana mu ijoro. Aravuga ngo umva zuba, hagarara, kandi nawe kwezi, nawe cyo buhagaze, kugeza igihe urugamba turi burutsindire. Ubisobanuye mu buryo bwa geography cyangwa mu buryo bw'ubumenyi bw'isi, ntabwo hagenda izuba, ntihagenda n'ukwezi, hagenda iyi si dutuyeho, niyo yikaraga. Icyo rero Yosuwa yakoze ni uguhagarikira isi aho igeze. Niba nonaha turi saa 6 mu Rwanda, nibihagarariraho, isi niyongere kuva aho iri. Mu Bushinwa niba ari saa 9 z'igitondo, nibagumaho, nibakomeze basinzire, naho twe turi ku rugamba, isi irongera kugenda ari uko turunesheje. Mana ishimwe. Imbaraga zibasha guhagarika isi, ariko urugamba ukarunesha. Undi muntu nzamuvuga ikindi gihe, tugiye gusenga. Uracyari kurwana urugamba cyangwa waguye mu gikombe? Mu rugendo rwo gukiranuka, mu rugamba rwo gukiranuka,
warinze isezerano. Imana igufashe. Birashoboka ko watezutse, birashoboka ko waguye mu icyo gikombe, ariko amahirwe aracyahari yo kukubyutsa ukagera ku mugambi w'Imana. Hagurukira aho uri dusengana Imana. Hagurukira aho uri dufatanye gusenga no kuyinginga. Ni wowe uzi uko umeze. Ijambo ry'Imana ni igipimo kibasha kugupima, kandi ni n'umuti ubasha kukuvura. Wisuzumye mu mutima ni wowe uzi uko umeze. Haguruka dufatanye gusenga. Niba hari aho watebye, niba hari aho waguye, niba hari aho utarwanya uko byari bikwiriye, niba hari urugamba watsinzwe hanyuma waragombaga gukiranuka ngo bikugeze ku isezerano, haguruka dufatanye gusenga Imana. Imana iguhereza umugisha. Imana iguhereza umugisha. Hagurukira aho uri twinginga Imana, kuko amahirwe yo gutsinda uru rugamba aracyahari. Taktika z'urugamba ziracyahari. Imana yarebye Dawidi ibona agiye gutsindwa, kandi ibona Sawuli agiye kumufata, irangije iramufata imuhungishiriza mu babisha. No mu babisha Imana ijya iduhungishirizayo. Mugejejeyo iramubwira ngo bagiye kuza bagufate, kandi baragufata nk'ufashe intwari ya Isirayeli. Ariko Imana iramubwira ngo n'iyi tekinike yo kwihobobesha inkonda nayo wayikoresha we. Urabyumva? Ibindi nzabivuga ubutaha. Hagurukira aho uri dusenge, kuko Imana iragushaka. Imana ishaka kuguha ubundi buryo bwo kurwana urugamba. Haguruka. Waratsinzwe. Cyumweru cyashize waratsinzwe, kwezi kwashize waratsinzwe, muri corona waratsinzwe, umwaka ushize, n'ubu ngubu wazindutse watsinzwe. Haguruka. Imana iguha intwaro zose, iguha uburyo bwose bwo kurwana no kunesha. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Birashoboka kandi ko mu iri teraniro twaba dufite umuntu ukeneye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Waba wihannye bwa mbere, yazamura ikiganza tukamufasha by'umwihariko. Niba hari, azamura ikiganza. Imana idufashe. Ndamubona hariya, ndabona n'undi inyuma. Ntabwo nzi uko hano babigenza. Ndabona n'undi hari inyuma, ariko bamfashije batera intambwe bakaza hano, tukabona uko tubasengera mu izina rya Yesu. By'umwihariko abantu bakeneye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, kandi ubasha kubarwanirira akabaneshereza. Mutambuke, muhagarare hariya dufatanye gusenga Imana. Mukomere Imana amashyi. Tugiye gusenga Imana. Ijambo ry'Imana ntabwo ari ubusa, kandi nawe usigaye wicaye uzi ko waguye, uzi ko udahagaze neza, uzi ko wagiye uneshwa, ariko nawe ufata umwanya usenge. Reka ninginga umushumba adufashe dusengera abangaba, kandi dusengera n'abahagaze mu iteraniro. Dusenge Imana. Mana Data wa twese, mu izina rya Yesu turagushimiye. Uri Imana iri kumwe natwe, iri hagati muri twe. Uri Imana ivuganye natwe imvugo nziza kandi yumvikana. Turagushimira ko umugambi wawe ari uwo guhagarika buri wese mu gukiranuka, agahesha izina ryawe icyubahiro. Dusengeye buri wese uri aha ngaha kugira ngo umugire neza Mwami. Aba bapfukamye turabasengeye kugira ngo weze ubugingo bwabo, kandi Mana yacu turabasengeye kugira ngo Mwami amazina yaboneke mu gitabo cy'ubugingo. Baha imbaraga zinesha ibyaha n'igisa nabyo byose, kandi batandukanye n'ikibi mu izina rya Yesu Kristo. Bafata ukuboko bakomeze, Mana yera, Mana ubagendereshereze mu gukiranuka, baheshe izina ry'Imana icyubahiro. Iri teraniro ryose rihabwa umugisha n'Imana. Iri teraniro ryose Mana, mu izina rya Yesu Kristo, umuntu wese Mana umuhagarika uko ushaka, kugira ngo muri byose ubugingo bwa buri wese burindwe nawe. Turagushimiye kuri Imana yuzuye imbabazi kandi yera igakiranuka. Bana natwe muri byose, tugukomeye mu mashyi kuri Imana yacu mu izina rya Yesu. Amen. Mukurikire diakoni, mukurikire diakoni ababwire gahunda za hano. Reka dusengere n'abarwayi bari mu iri teraniro bahagurukiye aho bari. Niba hari abarwayi bari muri twe bahagurukira aho bari, tubingingire Imana. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye kuko ijambo ryawe ni imbuto itabora,
kandi mu ijambo nimwe utegekera byose. Natwe turavuze ngo kubw'ijambo ryawe aba bahagurukiye imbere yawe nibakire nibabe bazima mu izina rya Yesu. Uburwayi bwabo nibubaveho, ingingo zabo nizibe nzima. Uburwayi bwose bunyuranye, ubuturuka ku buribwe bw'umubiri, ubuturuka ku badayimoni, aho bwaba buturuka hose tubutegekesheje gusenga mu izina rya Yesu kugira ngo abantu bawe babe bazima. Urakoze kuko ubakijije mu izina rya Yesu. Amen. Mane bahereza umugisha. Amen. Murakoze cyane, duhe Imana amashyi menshi cyane kubw'ijambo ryiza ry'Imana twumvise uyu mwanya. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Mukozi w'Imana umutunga ibiganza, Imana imuhe iki? Imana imuhe umugisha. Ndibaza ko ari mu iteraniro rya mbere, umwanya wabaye muto, no muri iri ngiri birumvikana ibihe biragenda byihuta, ariko ndibaza ko mu Gasyata mwanezerewe. Mwanezerewe. Twamubwira akazagaruka rwose. Imana imuhe umugisha kuko hari ibyo yagiye avuga ati nzabivuga ubutaha. Ubwo butaha rero ndibaza ko Imana izamushoboza. Wangirira neza urya warakoze Yesu. Sinari nzi ko wangirira neza urya. Sinari nzi ko wangirira neza urya. Sinari nzi ko wangirira neza urya. Wangirira neza urya warakoze Yesu. Sinari nzi ko wangirira neza Mana. Sinari nzi ko wanyibuka nanjye. Sinari nzi ko wangirira neza urya. Wangirira neza urya warakoze Yesu. Sinari nzi ko wangirira neza urya. Sinari nzi ko wangirira neza urya. Sinari nzi ko wangirira neza urya. Wangirira neza urya warakoze Yesu. Haleluya. Amina. Nitwa Gazusa. Ububizi wakoresheje. Amen. Nitwa Munezero Faustin, umugabo umwe n'abana babiri, nkaba nshinzwe amasengesho kuri korali. Yesu afitiwe. Yesu afitiwe. Amazina yanjye nitwa Muvandimwe Jacques. Nkaba muri iyi korali nshinzwe ubugenzuzi. Imana iduhana umugisha. Haleluya. Haleluya. Yesu nashimwe. Nanjye nitwa Barakagwira Gloriosa, ndi umubyeyi, mfite umutware n'abana 4. Ibindi Imana iduhana umugisha. Umurimo nkora muri Korajwi ry'Impanda, nshinzwe imibereho myiza y'abaririmbyi. Imana ibaho umugisha. Ndi no mudiyakone. Yesu nashimwe. Haleluya. Imana nihimbazwe. Amazina yanjye nitwa Ntawugashira Rahabu, ndi umubyeyi, mfite umutware, mfite n'abana 5. Nkaba muri Korajwi ry'Impanda, nshinzwe disipurine. Imana ibaho umugisha. Haleluya, haleluya. Amazina nitwa Nyiribakwe Elias, nanjye ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana 3. Muri Korajwi ry'Impanda ndi umujyanama ushinzwe ubugenzuzi. Imana iduhana umugisha. Haleluya. Amazina yanjye nitwa Ndeyambaje Martin, nanjye ndi umugabo, mfite umudamu n'abana 3. Muri iyi korali rero ndi umwanditsi wayo. Imana iduhana umugisha. Amen. Murakoze. Nanjye nubwo nari mpagaze aha ngaha ndi umugabo, ntago ndi umusore, mfite abana 3 n'umudamu. Reka tere haleluya nawe turaririmba ntara muri korali. Amen. Amen.
ngo niyo ntwaro ya nyuma. Amen. Hano nkiri umusore narahasengeye, nahagira ibihe byiza ku bwa mwarimu Damascene na Pasteur Wambaje Emmanuel, twahagira ibihe byiza. Aha niho ndibuka navuye kuhasenga ari kuwa gatanu, Imana mu burenganzira bwo gushaka uriya mudamu mureba, navuye mu masengesho ya hano. Amen. Impana makuru y'urubyaro. Amen. Ubwo rero amenye ko situation yose yaturutse aha hantu ntakahatera ibuye. Amen. Murakoze nyakubahwa mushumba. Amen. Abakristo bo mu Gatsata twasabaga mu byubahiro bya mushumba Mutabazi Emmanuel Prosperi kugira ngo ahaguruke. Nari nibeshye nayo bitiranyije na mushumba wacu nayo yitwa Emmanuel, ahaguruke n'umufasha we. Hanyuma na mushumba Emmanuel ahaguruka azane n'umufasha we badufashe gutanga impano hano. Mwegere inyuma gakeya. Tuvuga ngo mushumba Mutabazi twarabanye hariya adushumbye ku cyitwaga paruwasi y'Abatsinda hatarabaho reforme, yaturagiye neza pe. Murabona ko dushishe, tumeze neza, nta kibazo dufite. Niyo mpamvu burya iyi nka uyiragiye neza uko byagenda kose iguha amata. Amen. Iyo uyifashe nabi nta mata iguha. Amen. Ntago wayikama, ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo yadufashe neza, niyo mpamvu ko Ijwi ry'Imana twagize igitekerezo cyo kuza gusura kureba umushumba wacu ahantu